Reka twongere tubasuze rero kandi tubahereze ikaze mwebwe mwese mwagize amahitamo meza cyane yo gukurikirana ibiganiro bica kuri Target TV umunsi ku wundi, isaha ku isaha, isegonda ku isegonda, aho waba uherereye hose ku isi hirya no hino. Dukomeze kukwifuriza kugubwa neza cyane. Niba kano kanya urimo uhaha, reka tukwifurize guhaha ukaronka, kandi nawe niba wagiye guhaha twizere ko byaje kugenda neza cyane. Mwebwe muri mu mirimo yanyu rero itandukanye mu mpande enye z'isi, twizere ko namwe biri kugenda bimeze neza cyane. Reka twe kwirengagiza namwe bitamerewe neza cyangwa se namwe mutamerewe neza mu buzima kano kanya. Ushobora kuba urwaye, ushobora kuba watakaje umuntu, ushobora kuba wahombye mu bucuruzi n'ibindi bitandukanye bitari kugenda neza. Twebwe reka tukubwire ngo ukomeze kwihangana. Rubyiruko, basore namwe nkumi, cyo nakubwira wowe nuko wareka cyangwa se wagabanya inzoga n'itabi n'ubusambanyi cyangwa se n'uburaya, kuko byaje kugaragara ko bimwe mu bintu biri gutuma iterambere ry'urubyiruko ritari kuzamuka cyangwa se ritari kugerwaho nk'uko tubyifuza, ari ukunywa inzoga nyinshi, itabi n'uburaya. Gerageza rero uzinukwe cyangwa se ugabanye, kuko buriya iyo byanze nibura ukagabanya hari icyo bitanga. Nibi ntago turabitindaho rero. Reka tubashimire mwebwe mwese mwagize amahitamo meza yo gukurikirana ibiganiro bica kuri Target TV. Mwakoze amahitamo meza cyane. Ariko nkubwira ngo niba utarakora subscribe ko wahita ubikora kano kanya, kugira ngo inkuru zacu zijye zikugeraho mu ba mbere mu gihe twazikoze rwose, utiriwe uca hirya no hino, nawe winjire mu muryango mugari w'abakurikirana ibiganiro bica kuri Target TV. Kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa kabiri no mwaka w'ibihumbi 2020 n'amezi abiri, ariko n'amezi ari kugenda agaragara ibintu bitandukanye bitoroshye kuba wabyumva mu matwi yawe nk'ikiremwa muntu, cyangwa se bisa nkaho bishaririye kuba wabireba n'amaso. N'amezi make ariko n'amezi yagiye abamwe ibintu nyine biremereye. Abemera Imana bari kuvuga ati mwebwe ntago mwakabaye mutungurwa, kubera ko twebwe turi mu minsi ya nyuma, cyangwa se turi muri ya minsi yagiye ivugwa n'abanditsi batandukanye ba Paulo n'abandi ntakirirwa ndondora. Ati rero ahubwo mwebwe mwakabaye muhora mwiyejeje nk'abazataha ejo, kubera ko ibyino minsi birakomeye. Mu gihe baba batemera Imana bo bavuga ati reka nta gihe kiburi byacyo, uko mwavuga ko si bigomba kubaho, kuko turi ku isi ntabwo turi mu ijuru. Nuko biri kugenda bigenda nyine hirya no hino. Icyo twababwira nuko zimwe mu nkuru ziri kugenda zivugwa. Reka tunyarukire iburasirazuba. Umugabo witwa Uwizeyimana Augustine w'imyaka yagera kuri 55 yiyahuye yimanitse mu mugozi yakoze mu nzitiramibu. Abaturanyi biwe bavuze yuko uno mugabo ashobora kuba yiyahuye bitewe n'ibibazo by'amakimbirane yari asanzwe yigirira mu rugo rwe. Ibi byabaye kuri uno munsi ku itariki ya 20 Gashyantare ahagana saa 4 z'amanywa. Bibera mu murenge wa Nyakarere mu kagari ka Gishore mu mudugudu wa Rusagara. Bamwe mu baturanyi b'uyu muryango bavuga ko akenshi umugore yahozaga ku nkeke umugabo we, rimwe na rimwe akanamufatanya n'abana be. Urumva ni ibintu bibabaje, ni ibintu bikomeye. Umugore ubwiwe, abaturanyi bari kuvuga ko umugore yagiraga gutya agakora ikimina rwose, cyangwa agakora itsinda hamwe n'abana be bo kugirira nabi uno mugabo, cyangwa se kumushyira ku nkeke, kumutoteza, bamumerera nabi cyane. Ni hahandi usanga babwira umuntu abagamba atari meza, bamubwira ati ubundi nturi umugabo, ubundi byakabaye bigenda gutya na gutya. Namwe bagabo murabizi yo, cyangwa se hari abantu benshi cyane bafite ingo zigenda zihura na bino bibazo. Nubwo naje gusanga ngo abagabo batinya kuba babishyira hanze bitewe nuko kwitwa umugabo nyine urumva ni urundi rwego. Rero kujya kuvuga ngo umugore yankubise cyangwa se byagenze gutya na gutya bisa nkaho biremera. Ikindi bari kugenderaho, bavuze ko mu mwaka ushize mu kwezi kwa munani abana na mama wabo ngo bakubise se, bigera naho yahukana avuye mu rugo aratorongera rwose, ariko nyuma yaho aza kugaruka. Amakuru dukesha ikinyamakuru cy'igihe.com atubwira ko bamwe mu baturage baganiriye n'igihe bavuze ko uyu mugabo nta jambo yagiraga iwe, ndetse ngo nubwo yahohoterwaga yatinyaga kujya kwibwira ubuyobozi. Umwe yagize ati bajyaga bagirana amakimbirane twa tuntu two mu ngo z'iki gihe, ariko umugabo atinya kujya kurega. Urabizi abagabo ntabwo bakunda kwiha rubanda. Hari n'igihe abana abe bafatanyije na nyina baramukubita arahukana aza kugaruka nyuma y'igihe. Ejo rero nibwo barongeye bagirana amakimbirane ashingiye ku bigori bejeje. Bavuga ko uno mugabo yabigurishije akayanywera, ariko we akabihakana. Undi muturage nawe yagize ati muri iki gihe abagabo baritinya cyane, sinzi impamvu, ntabwo bapfa kurega.
ati hari ubwo rero umugabo amirirana wabona ariyo mpamvu yafashe kiriya cyemezo kigayitse cyo kwiyahura. Urumva ko mu mutima byakomeje kwanga cyangwa se bituma afata icyemezo kigayitse yiyambura ubuzima, nta wundi muntu n'umwe ubigizemo uruhare uretse kubabara nk'impamvu nyamukuru, cyangwa se uretse kuba yitwaje ko wenda yari yarababaye akiyahura. Uwitwa Pascal we yavuze ko ibibazo by'amakimbirane bagiranaga byari bishingiye ku kutumvikana hagati ya nyakwigendera n'umugore we, bitewe n'uko nyakwigendera yari umusinzi, ariko ngo byasaga n'ibyarangiye kuko bitari biherutse kuba mu gihe kinini. Yakomeje agira ati twabonanye mu gitondo ambwira ko umugore n'abana bamushinja kwiba ibigori bejeje akabigurisha. Gusa ibibazo bisanzwe byo mu rugo ndetse no mu myaka yashize bigeze kugirana bigeze kugirana ibibazo nk'ibyo. Ati sinzi rero uko byaje kongera, rero nagiye kumva numva ngo yiyahuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakariro Muhigirwa David yabwiye igihe ko uyu mugabo wiyahuye yabyutse yasinze ndetse na nijoro yari yatashye yasinze. Ati icyo twamenye yabyutse yasinze na nijoro yatashye akererewe yasinze. Mu gitondo arabyuka asubira mu kabari anywa inzoga nyinshi agaruka iwe mu rugo. Inka bari bafite mu rugo yari yabyaye, yubaka akararo gato. Umugore nawe yari yagiye gusarura ibigori mu murima. Umukobwa w'umushyitsi wari uhari rero nibwo yabwirwaga n'uyu mugabo ko yumva ashaka kwigira mu ijuru, akabimubwira, ariko yabimbwiye yasinze ngo nyuma y'iminsi 3 nshobora kwiyahura. Aya niyo magambo uno mugabo yabwiye uno mukobwa w'umushyitsi wari uri mu rugo kwa Augustine ubwo yamwibwiriye ati ndumva nshaka kwigira mu ijuru, ati ndetse ndumva ko mu minsi 3 nshobora kwiyahura rwose nkagenda nkegera mu ijuru. Rero urumva ko uno mugabo niba yumvaga ino ariyo nzira iboneye yo kujya mu ijuru, nibwo buryo yahise abikoramo rwose. Kubizera hari sinzi niba turi kwizera kano kanya ko yagiye mu ijuru, ntago ari kumuvugiraho, ariko rwose gufata umwanzuro ukakaye wo kwiyahura simpamya ko mu ijuru ugerayo uko byakagombye kugenda. Uyu muyobozi akomeza avuga ko ubwo bavuga gusarura baje bagasanga inzu ikinze, bagakenera kwinjira imbere bikanga. Ubwo bafunguraga basanze urwego uno mugabo yuririyeho ajya kwimanika. Kukuba uyu mugabo atagiraga ijambo iwe mu rugo, Muhigirwa David yavuze ko nta makuru abifiteho kuko yari ahari bari barayakemuye. Byumvikane neza ko nta kindi kibazo nyamukuru cyangwa se nta yindi mpamvu nimwe igaragara yashoboraga gutuma Augustine afata umwanzuro ugayitse wo kwiyambura ubuzima, afata umwanzuro wo gusiga bano bana yari afite ari imfubyi, wo gusiga uno mugore we nta mugabo agira. Ngayo nguko uko byagendekeye Augustine. Impamvu akenshi dukunda kuvuga ko umwanzuro wo kwiyahura ari umwanzuro ugayitse, ngira ngo kuba Kristo murabizi, sinzi namwe mukunda gusoma Bibiliya murabizi icyo Bibiliya ibivugaho kwiyica cyangwa se kwiyambura ubuzima wahawe n'Imana. Simpamye ko ari inzira nziza yo gushaka kujya mu ijuru. Ubundi Imana yaguhaye ubuzima niyo igomba kubukwaka, ariko biciye mu nzira nyine wowe utigeze utegura, cyangwa se biciye mu nzira wowe utigeze upanga. Muri makeya nago ngiye ku bwanjye narengera abantu biyahura n'ubugwari rwose. Kwiyahura n'ubugwari kuko ugenda hari inshingano nyinshi wakabushyira mu bikorwa, kuko urabona bano bana bagiye kuba imfubyi, bagiye gutangira kujya bavuga ati papa yaradusize, n'ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye. Icyifuzo, igitekerezo cyangwa se inyunganizi uraza kubisiga muri comment, kandi niba utarakora subscribe ndagira ngo nkubwire ngo uhite ubikora kano kanya, winjire mu muryango munini cyane w'abakurikirana ibiganiro byacu kuri Target TV isaha ku isaha, isegonda ku isegonda, umunota ku munota, kandi ujye ubibona mu ba mbere. Igitekerezo, icyifuzo cyangwa se inyunganizi uraza kubisiga muri comment nyuma yo gukora subscribe niba utarabikora. Reka nkubwire ngo amakuru nakagaruka, turabakunda. Ciao ciao.